Amateka ya Pasiteri Julienne uzwi cyane mu ivugabutumwa mu Rwanda. Amazina ye ya nyayo yitwa Julienne Kabanda Kabirigi, yavutse mu mwaka w'1980, ubu afite imyaka 45, akaba ari umubyeyi w'abana 4. Ubu ni pasiteri ukunzwe cyane hano mu Rwanda. Pasiteri Julienne Kabanda avuga ko yakijijwe afite imyaka 18, bigizwemo uruhare n'umukozi wabo. Mu kiganiro yigeze kugirana n'ikinyamakuru Igihe, yagize ati: "Natangiye ivugabutumwa mfite imyaka 18, kugeza uyu munsi byampaye kunyurwa mu buryo ntashobora gusobanura. Umuntu ahorana inyota yo kwigwizaho ibintu, ariko guhura n'Imana nicyo kintu nabonye gikomeye cyane." Akiri umwana yakundaga kuririmba cyane kandi anabizi, kuko bari baramwitiriye umuhanzi Brenda Fassie kubera uburyo yakundaga indirimbo ze cyane. Byaje kugera aho ngaho baramumwitirira. Amabyiruka ye yavukiye mu muryango w'abakristu ariko batari abavugabutumwa, ndetse yemeza ko akiri umwana yakundaga kuririmba ndetse no kubyina mu tubyiniro dutandukanye mu mujyi wa Kigali. Pasiteri Julienne Kabanda kera akiri umwana yari afite itsinda baririmbanaga ariko ry'abakobwa bashabutse ku buryo yabihishaga umuryango we. Gusa nanone bakoreraga amafaranga mu tubari no mu tubyiniro. Ayo mafaranga bayakoreraga biturutse mu kubyina muri utwo tubyiniro nyine no kuririmbamo. Pasiteri Julienne Kabanda avuga ko yakijijwe avuye mu kabyiniro. Avuga ko kugira ngo akizwe byaturutse ku mukozi wabo bari bafite wari ukijijwe, waterwaga intimba n'imyitwarire yari afite, akemeza kumusengera ngo nawe akizwe. Ati: "Ijoro rimwe mvuye mu kabyiniro, hari igitaramo twari kujyamo bukeye bwaho, rero ntashye nibwo nahuye n'Imana. Hari saa 9 z'igicuku tuvuye mu kabyiniro, naratashye nsanga umukozi wo mu rugo yashyize Bibiliya mu cyumba cyanjye. Ndaryama ariko mbura ibitotsi. Amakuru nayamenye nyuma rero. Uwo mukozi iyo yabonaga uko nsohotse, uko nambaye, byaramubabazaga, afata umwanzuro wo kunsengera. Urumva n'uwo munaniro mvuye kubyina numvaga ndahita nsinzira, kuko sinajyaga mbura ibitotsi. Ariko icyo gihe narabibuze pe. Narabyutse mfata Bibiliya ndavuga nti reka nisomere. Hari inkuru njya numva y'umugabo witwa Abraham. Ntabwo nasomye Bibiliya nshaka ngo nunguke ugereranyije n'ibyo nari ndimo." Pasiteri Julienne yavuze ko yafunguye iyo Bibiliya akabura inkuru yashakaga, ahubwo agahita agwa ku ijambo riri mu byahishuwe rivuga uburyo abantu bazacirwa imanza ku munsi w'imperuka. Yabumbuye ahandi asoma ijambo rivuga ngo kuri uwo munsi azatoranya ihene mu ntamba. Ayo magambo yombi amukora ku mutima. Muri iryo joro aririra Imana atakamba asaba imbabazi. Bukeye ahita ajya gusenga, atangira urugendo rwe gutyo. Guhera ubwo yahise atangira kujya mu rusengero rwitwa Rwanda for Jesus, ahamenyera byinshi ku rugendo rwe rw'agakiza. Ageze mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye, yahise aba umushumba w'ikigo yigagaho cy'i Nyanza muri Espenya. Aza kuvayo agaruka mu rusengero rwe bwite, abashumba baramufasha. Nyuma y'igihe gito avuye mu ishuri nibwo yaje gushaka umutware we. Imana iza kumuhamagarira gushinga urusengero rwa Jubilee Revival Assembly. Avuga ko ikintu yakundiye umugabo we Pasiteri Kabanda Stanley uyobora Jubilee Revival Assembly Church, itorero rifite icyicaro i Remera, ari uko ari umuntu ukunda Imana mu buryo bukomeye. Ayo ni amafoto ya Pasiteri Julienne Kabirigi ari kumwe n'umugabo we Pasiteri Kabanda Stanley. Pasiteri Julienne Kabanda yatangije ishuri yise High Hopes, rigamije gufasha abana bafite ubumuga bwo mu mutwe, batinze kuvuga ndetse bafite n'ibindi myitwarire idasanzwe batewe n'ibibazo byo mu mutwe. Iryo shuri ryatangiye gukora ku wa 2 tariki ya 5 Mutarama 2021, riherereye i Kanombe. Pasiteri Julienne Kabanda yemeza ko yigeze kugira umwana we akarwara zimwe mu ndwara iryo shuri rye rivura, ariko akabimenya hakiri kare ndetse akamuvuza. Pasiteri Julienne Kabanda niwe washinze umuryango w'ivugabutumwa wa Grace Room Ministries nyuma y'iyerekwa yagize. Uyu munsi dukoreye iki kiganiro ku itariki 10 z'ukwezi kwa 5 2025, nibwo urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwamenyesheje abantu bose ko rwambuye icyemezo cy'ubuzima gatozi Grace Room Ministry ihuriwemo n'indi miryango kubera kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere. Turashimiye wowe wakoze subscribe kuri Prime Show 250, nawe ugiye kuyikora aka kanya.